maze igihe kingana n'uturwaye minsi wayimenya imyaka ingana imyaka 5 urwaye iki garukana urwaye yarwaye iki byatangiye gute byatangiye arwaye akazuka akaba muzima navuga bikagenda iyo ngiyo bimaze igihe kinini nk'imyaka 5 imyaka 9 arwaye uko nguko. Okay, murebe ijya kwicaye murebera oya mwino mama waraje agaraho ngaho imyaka 9 murebera tumusengera Imana imucuze ikore igitangaza. Haleluya. Amen. Mu myaka 9 mwakwemera igira hano hafi mwakwemera mu myaka 9 uyu munsi ukaba umunsi wa mbere na nyuma Imana yabona igitangaza ku buzima bwe. Ese mwizeye ko Imana ishobora byose? Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Mutuhe Nyamagabe yavuye Nyamagabe aje gusengera ubasubire Nyamagabe akirwaye Nyamagabe murahazi umuntu wavuye Nyamagabe aje kwiterana ngo bamusengere Imana ngo basubireyo arwaye. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Twese haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Hahirwa ukwikomezaho. Hahirwa ukwikomezaho. Icyambere yavuze ngo icyambere azamurinda. Icyakabiri amara kumurinda azaba amahoro masa kuko amuhungiyeho. Ese turacyari kumwe? Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Uyu munsi nyemera wikomeze kuri Yesu. Amen. Uyu munsi babarira umunambeho. Uyu munsi babarira umwizere. Numara kumwizera araza kubana nawe kandi nabana nawe arakugirira neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Ari jambo rimwe rinezeza. Uyu muntu twamenya witwa Yesu reka bagira akantu kamwe gatoya. Yaravuze ngo urufatiro rw'Uwiteka wagize gute ngo ruracyahagaze. Hanyuma kugira ngo ubimenye yavuze ngo yafashe marikeri permanenti rwanditseho ngo Uwiteka azi. Amen. Haleluya. Abantu bashobora kutakumenya ariko kuba kwikomejeho arakuzi. Ugize gute? Aratuzi azina amazina yacu. Aratuzi azina amazina aratuzi azina amazina yacu. Aratuzi aratuzi azina amazina yacu. Aratuzi ubwo Yesu akuzwe ntabwo bihagije ariko twavuze ngo amen. Yesu abaye akuzi ibyo ntibihagije
bacumbitse ku mupfakazi bacumbitse ku nzu imwe y'umugore nubwo ari umupfakazi w'umugore bacumbitse bakajya baryamisha hejuru. Mujye mufata abakozi b'Imana neza. Abakozi b'Imana jya mufata neza gusa. Mufata neza uzaba utunze umwana, uzaba utunze umugabo, uzaba utunze urugo, uzaba utunze amafaranga. Mujye mufata neza gusa. Bararya baranywa bagakaraba. Umunsi umwe rero ugakinama uramwanga ati madamu tukumarire iki? Tubwire tukumarire iki? Tukugire umuntu ukomeye w'icyamamare bari babishoboye. Tukugire icyamamare tukuvuga ni mbere y'Imana se bakumenye. Barati oya none se tuguhe ifaranga byinshi ibi miliyari tukumarire iki? Ati kureke mabwire ndashaka kimwe cyonyine. Haleluya. Amen. Abati jewe ni musabira Imana nibere mu bacu bene magambo ndashaka kwibera umurokore. Haleluya. Ariko ndashaka kwibera umuntu w'iki w'Imana. Nubu umuntu w'Imana ufite amahoro, ufite amafaranga, ufite. Twavuze ngo amen. Amen. Twavuze ngo amen. Amen. Twavuze ngo amen. Yari afite icyifuzo. Yari afite icyifuzo cyo kubona amahoro. Afite icyifuzo cyo kubona amafaranga. Icyifuzo cyo kubona umwana. Cyari icyifuzo gikomeye. Icyifuzo byari byoroshye. Amahoro. Kabiri umwana. Gatatu amafaranga. Niba wagiye gusenga Imana y'amahoro irashaka gusubiza. Ariko urahitamo icyifuzo kimwe mu byifuzo bitatu. Hitamo icyifuzo kimwe kuko yiteguye gusubiza ariko ndasubiza kimwe cyonyine gusa. Hitamo kimwe mu byifuzo bitatu ufite: umwana, amahoro, amafaranga. Hitamo kimwe. Umugore amupfukamye arakurura amafaranga asanga atamuha umwana, akurura umwana asanga atamuha amahoro yonyine ngo bahagije. N'ubukene bwahitamo gutwara kuko bamuhaye umwana. Amahoro se kwa yabana ufite ubukene. Ariko ubukene bwite butwara amahoro. Ugatuma Imana we nimubona ye ndishima ariko amahoro nayo ndibona ko ubukene bwatwara. Amatereka Mana musabe jyawe musabye amahoro. Haleluya. Imana gwirabwatu wa mugore ahantu waraye usengera simazi uyisema neza amahoro pa umutima waje. Ahantu rero hari amahoro amafaranga gataha mukanya. Ahantu hari amahoro umwana gataha mukanya. Tana haleluya. Amahoro inshuti zinazaza. Amahoro cyari ikigega cy'ibintu byose. Musaba gusaba usabe neza cyangwa bikunde Imana kugira neza mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen. Uyu muntu twari berata ariko naramugeraho reka maze nakire Etienne nadusuze. Etienne dusuze rwose. Etienne dusuze. Yesu nashimye. Amen. Etienne muramwibuka? Muramuzi Etienne? Indera na heho sana umuhanuzi mukuru. Twandafite. Muramuzi? Ngiteke kigiye kubera hano hari. Ikiri burere hano ubwo icumu mamagaza naritera rigasiga umwe ndaritera cyangwa se tsina nawe naritera uri gusigara ndamunogono mweza teye rimwe zariteye ubu mamagaza ari gutere rimwe etse yariteye dewa kubita icumu uyu mugore akubita rimwe umuhanuzi arimo akubita rimwe uri gusigara ndamunogono. Haleluya. Haleluya. Ikigiye kubera hanga n'Imana ikizi ntago nakimye. Uyu mama bazanye nawe nadusuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi. Amen. Oh, desina mola folle Christ. Umuntu wese mwifurije ikaze mu rusengero rw'Imana. N'abantu bagiye muzanye bamwe twabate kwakirana mwese. Umuhungu w'inzozi turakwakiriye ngo umuhungu mwiza we ndakwishimira mu izina rya Yesu. Umuhungu w'ikinyamakuru cy'inzozi n'ikinyamakuru nacyo cyacu urumva dufite ibinyamakuru byinshi twebwe. Rero nawe Imana uvuge ngo Imana imuhe umugisha. Haleluya. Amen.
Haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Liberata umurwayi wazanye muzanya. Nubu hari umurwayi wazanye. Umurwayi liberata yazanye. Ari muzanya. Ubwira. Najedes. Ni hora zawe. Bin hano imbere y'Imana imbere y'abantu bayo hagaranga maze igihe kingana n'uturwaye Miss wayimenya ya KIGALI ya kitano urwaye iki garukana urwaye yarwaye iki Byatangiye gute? Byatangiye arwaye akazuka akaba muzima navuga bikagenda iyo ngiyo bimaze igihe kinini nk'imyaka 5 imyaka 9 arwaye uko nguko. Okay, muremera ijya kwicaye muremera oya mwino mama waraje agararaho ngaho imyaka 9 muremera tumusengera Imana imukize ikore igitangaza. Haleluya. Amen. Mu myaka 9 mwakwemera igira hano hafi. Mwakwemera mu myaka 9 uyu munsi ukaba umunsi wa mbere na nyuma Imana yabona igitangaza ku buzima bwe. Ese mwizeye ko Imana ishobora byose? Bavuze ngo amen. Tuvuze ngo amen. Mutuhe. Nyamagabe. Yavuye Nyamagabe aje gusengera. Ubasubire Nyamagabe akirwaye. Nyamagabe murahazi. Umuntu wavuye Nyamagabe aje kwiterana ngo bamusengere Imana. Ubasubireyo arwaye. Haleluya. Tukeneye ubuhamya bufatika. Takafiremo. Samba supre kontra arama. Taka. Imbaraga zisenya abadayimoni. 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 Twirukanye imyuka mibi. Twirukanye Satani. Abadayimoni batuma apfa akongera kabaho. Uhereye uyu munsi abadayimoni murugana gasozi agasara wambaraga biwe wa mudayimoni we paka baraka zikomeye z'Imana zikora igitangaza. Umuriro w'Imana usenye, umuriro w'Imana umenagure, umuriro w'Imana ukongore, umuriro w'Imana ukureho iyi mbaraga paka. Bakoze Yesu turagushima koze igitangaza uyu munsi ukabona isoko wawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbabwire turimo gusenga Imana
ngiye kubona mbona marayika w'Imana araje amwambika ikanzu yera dede. Ya kanzu ngiye kubona mbona imumiye ku mubiri. Urabona ko ngiye n'amashati imumbiraho irafata. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo uyu munsi Imana yamukijije. Mama, uyu munsi waye muzima. Uyu munsi waye muzima. Zamura byize. Taha ugende tuzafata ubuhamya dushimira Imana. Nacu nambira yari. Haleluya. Twavuze ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Ijuru y'ibyabaye hari umugambi w'Imana. Mama, abo kino. Iri mu buzima bwawe ariko uyu munsi Imana iwukiza. Hari indwara mbonye mu buzima bwawe ariko uyu munsi Imana irakora igitangaza ku buzima bwawe. Ndibuka ndi South Africa nari mu kinini cyane ndi kubwiriza, hari umuzungu yaricaye n'umugore we, ntabwo nari nzi ko ari umugore we. Umuzungu ari umugabo ariko ngiye kumva Imana yamubwira pasengera, sinazi icyo arwaye, sinazi icyo ngiye gusengera. Ndamagotse ni ngwino Imana yamubwira gusengera. Mu gihe ndimo gusenga Imana ihita imishura arwaye kanseri. Nshobora gusenga Imana irambwira ngo mubwire ko akize kanseri. Imana irambwiye ko akize kanseri. Umugore wahise asimbuka ahantu yari ari. Yari yambaye umupira w'imbeho, umupira minini y'amashaketi. Ahita amukuramo ngo umugabo wanjye arwaye kanseri y'ukuboko. Ngo dore ngiyi ukuboko kitangaza kirabaye. Ako kanya umuzungu ahise yizera. Undi abazungu uko bizera bahise bizera barataha. Mu gitondo bajya kwa muganga basanga kanseri. Hari kiza kanseri nta kintu na kimwe Imana yakiza. Ele sopri ekiri mayinosti eleva. Turasenda imbaraga zikomeye, imbaraga zibohora, Imana data wa twese, Imana rurema ikora igitangaza uyu munsi. Kore umugire neza Uwiteka. Taseze mu izina rya Yesu. Kuko gukora igitangaza ndabyizeye. Fini, terminé. Haleluya. Jewe nabwiye abantu singombwa ko twiga tuvugisha amadayimoni. Ngo guturuka kwa witwa nde? Tumaze kwa dayimoni. Dayimoni ngo witwa nde? Dayimoni witwa nde? Yitwa nde senyi? Yitwa dayimoni. Guturuka he? Dayimoni aturuka he? Kwa Satani kuzima. Pastor Baba, dayimoni witwa nde? Guturuka he? Ajya kwa dayimoni bavuga nakugira impamvu yacu. Roga ariko taka dayimoni aje yabo twaho utwara mutukana abadayimoni izina ryande. Okay, mukandi tugiye ko badusenga Imana ariko mwibereye hari umuntu asabye gushima Imana. Uyu muntu yitwa Mugani Yosenga ndashima Imana. Ari muri hadi Yosenga. Ni wowe. Amina. Ashimira Imana ko mwamukazanye Imana yamuhaye umwana muzima. Byari bikomeye cyane. Imana Imana icyubahiro. Wowe. Muramwibuka? Mumakume muramwibuka? Wowe. Kose. Muramwibuka? Asabita yeye. Beti yeye. Protocol. Makume, wote makume muramwibuka?
atwite. Umunsi wa mbere twasenga yavuye kwa muganga bavuga ngo inda bayibuze. Urabyibuka? Bavuga ngo inda bayibuze. Tugasenga izina rya Yesu. Imana yitwemereye kuza muri iteraniro. Amazina nitwa Muheto Jean Claude, ndi umugabo afite abana batatu, tuye hirya hano gatoya ntabwo ari kure. Ndi umukristo wa ADPR efora ku Murindi. Hanyuma shimiye pasiteri wanyu unyemereye kugira ngo ngandire namwe ku ijambo ry'Imana. Shimiye namwe mwese kandi Imana yararitse kugira ngo muze kumva icyo Imana ivugana namwe kuri uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi iruhisha abagenzi, iyi minsi abantu benshi bananiwe, abantu bari mu butayu usanga bigoye kubona ikintu cyafasha abantu, ariko iyo tubwiye Kristo ajya adufasha akatubwira ati aba bantu banjye uyu munsi ndashaka ko barya ibi biryo. Ntabwo rero ari njye watetse, ni Kristo watetse kugira ngo avugane nawe, utege amatwi bitaza kumucika. Ahari birashoboka ko nagiriwe amahirwe yo kugaruka hano uyu munsi, ejo nazaza nzagira irindi atari iringiri. Uyu munsi rero waje ibiryo byawe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abafilipi. Abafilipi ni ibice bibiri. Abafilipi ibice bibiri. Abafilipi ibice bibiri. Hanyuma turasoma ku murongo wa 5. Ni ku rupapuro rwa 200 mu isezerano rishya. Abafilipi ibice bibiri ku murongo wa 5. Nimuhagera mubwire dusome. Ijambo riravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Nawe wabonye ariko handitse mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Nubwo nagenda nkicara ubutumwa data yampaye kubagejejeho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Bibiliya wishyize ahantu nanjye mvuge ikiri ku mutima wanjye. Yesu Kristo uyu mbabwira ni umwana w'Imana isumba byose, ni Imana rurema, niwe waremye isi turimo, niwe waremye isanzure, niwe waremye ibintu byose, ibifatika, ibiboneka, n'ibitaboneka, ibiba mu mazi, ibiba mu kirere, bya bindi byose wumva bibaho ni Kristo wabiremye. Luka yaranditse ngo mbere na mbere jambo yari Imana, kandi uwo jambo yari Imana, mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. Hanyuma Yohana ari mwiyerekwa areba mu ijuru, agiye kubona habaye inama ikomeye cyane yo gushaka uwacungura umuntu. Abona Imana ifashe igitabo mu ntoki zayo, gifatanishije ibimenyetso 7, irabaza ngo ninde muntu witeguye kujya gucungura umuntu. Hanyuma ngo azabumbure iki gitabo, kuko ibyanditse muri iki gitabo nibyo azanyuramo, niyo nzira yo gucungura umuntu. Mu bamarayika habura uwarebayo, mu bizima habura uwakirebaho, mu bakuru habura uwakirebaho. Yohana ngo agira agahinda kenshi cyane mu mutima, kuko hari habuze umuntu wacungura umuntu. Ngo ariko agiye kubona Yesu arahagurutse, marayika bamwanaga aramubwira ngo Yohana wirira, dore umwana w'intama arahagurutse. Ngo aragenda areba cya gitabo, agikura mu ntoki z'Imana, aragisengera, nuko amena ibimenyetso, aravuga ngo ngiye gucungura umuntu. Ndavuze ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu wari umwami mu ijuru, bamuvugiriza ingoma, bavuga ngo urera, bahora bahimbaza, abamarayika bamuvuga. Aravuga ngo
ngo ngiye kuvukira mu nda y'umugore nzatura y'amezi 9. Bareba mu isi abonamo umwari witwa Mariya ngo wari utunganye rwose. Ati hariya ndagenda nturemo. Icyago uyu munsi Imana yareba muri teraniro ikabona utunganye, hanyuma ikavuga ngo ngiye gutura muri uyu mubyeyi, ngiye gutura muri uyu mukobwa, ngiye gutura muri uyu musore, ngiye gutura muri uyu mugabo. Aravuga ngo hanambara amezi 9. Aramanuka bwira marayika ngo genda umubwirire ko agiye kubyara umwana w'isumba byose. Marayika araza atanga ubutumwa, nanjye ndimo ndatanga ubutumwa. Ndimo ndatanga ubutumwa bw'isumba byose. Aravuka umwami w'abami, umuremyi w'isi n'ijuru, ngo arangije avukira mu kavure. Imyenda nayo ntumbaze, bashobora kuba abaturanye aribo bazanye imyenda aho ngaho, kuko yavukiye mu rugo rukennye. Avuka ari umunyarwanda uvukiye mu rugo rukennye, aho badafite ibyo kurya bihagije, aho badafite ibyo kwambara bihagije, ndetse avuka bari no mu rugendo, avuka bari mu icumbi, avukira mu kiraro. Kwari ukugira ngo ngewe nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Bukeye gato uwitwaga se arapfa. Yapfura yo kuzuka, niwe mfura mu bagiye ikuzimu, kandi ni nawe mfura mu bagiye mu ijuru bicaye iburyo bw'Imana Data. Ahari kudutegura, ahari kudutegurira umukweto yicaye mu ijuru hamwe na Yesu. Mwene Data ukiranuka yicaye mu ijuru hamwe na Yesu mu buryo bw'umwuka. Mwuka nabihamya ngo aba ni abadata, abadata. Turi kumwe n'Imana mu ijuru kubera Yesu Kristo watugereyeyo. Uririmbye aravuga ngo mfite umuntu uvugira. Ku Mana mfite umuntu uvugira. Ese wowe ufite umuvugizi wawe ku Mana? Nta wundi ni Yesu. Nari ndimo ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma abaye aho ngaho, abaye imfubyi, ubuzima bw'ubupfubyi arabumenya, ubuzima bw'inzara arabumenya, ubuzima bw'abakene arabumenya. Mwanditsi yaravuze ngo ubwo yababajwe, yahuye n'imibabaro, abasha gufasha n'abandi baca mu nzira y'imibabaro. Hanyuma nari ndimo mvuga ibintu byari mu mutima we, nibyo nashatse kuvuga, ariko arakomeza iyo nzira arayemera. Abantu baramubeshyera, baramugambanira, baramujyana bamucira urubanza, bavuga ko ari umunyabyaha, kandi yari uwera w'isumba byose, kandi yari ukiranuka. Nta muntu wigeze kuba akiranuka nka we. Baramubamba ku musaraba, arabyemera. Bamukubita imisumari mu biganza, arabyemera. Bamukubita, bamuha ikizingo cy'amahwa, arabyemera. Bamuha amaguru, arabyemera. Ariko aravuga ngo ndashaka ko muheto abona agakiza. Aravuga ngo ndashaka ko uyu munsi mu rudashya abantu bazaba bavuga izina ryanjye, bazaba bavuga kwera kwanjye, abantu bari gushaka kugira umutima nari mfite. Umutima ari muri Kristo Yesu rero ni umutima wuzuye imbabazi. Uyu mutima wuzuye imbabazi, iyo umuntu yamuhemukiraga ntiyitaga kumuhemukiye, ahubwo ari kumusaraba avuze ngo Data, aba bantu bo nibi bari gukora ntabwo bazi ibyo bakora, uwo babariye. Iyo umuntu afite umutima uri muri Kristo Yesu nta mwanzi agira, ahubwo aravuga ngo yewe Data ushobora byose, uriya runaka uri murangosereza, namenye ibanga, namenye ko hari umwanzi wamwinjiriyemo ari we Satani, ari we aramukoresha agafata inzira akajya akanyarira, akajya Samatare, akajya hirya no hino, akabwira Imana Uwiteka umutima wa muheto wigarurire, umutima wa muheto dore aranyanga, dore arandwanya, dore arandoga, none ndaguhamagaye Uwiteka uyu munsi utahe umutima wa muheto. Amen. Nguko uko umuntu uri mu mutima wa Kristo Yesu abigenza. Umuntu uri mu mutima wa Kristo Yesu arihangana. Yakobo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo hahirwa uwihanganira
ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ese wowe uzagororerwa iki niba unaniwe kwihangana? Umutima wa Yesu urihangana. Iyo umuntu ari mu mutima wa Yesu agasonza, abwira Uwiteka ati dore ndashonje kandi inzara iranyishe, none ntabara. Ariko ntabwo ajya kubeshya ngo akunda abona icyo kurya, nta nubwo asabana ngo abone icyo kurya, ntabwo ahemuka ngo abone ibyo kwambara, ahubwo aravuga ngo rata Yesu, ndabizi neza ko turi kumwe, nawe wambaye ubusa, dore nanjye nambaye ubusa, ngwino unyambike. Igihe kiragera Yesu akakwambika. Iyo umuntu ari mu mutima wa Kristo Yesu, iyo uburwayi buje ntabwo agana inzira zidakwiriye, aravuga ngo rata Yesu. Ku kidendezi uhakuye umugabo umaze imyaka 38, ukamubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Rata Yesu, dore uyu mwijima muganga yabwiye ko utazakira, waza ugakora hano ko mu ijuru harimo insimburangingo nyinshi, uyu mwijima ugakira. Ese iyi kanseri, rata Yesu, ko muganga yabwiye ko idakira kandi koko ntikira, ariko wowe ijambo ryawe ni ubuzima, ngwino unyikirize. Muri rugendo ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ese wowe wiringiye nde? Abafite umutima wa Kristo Yesu biringira Imana, nubwo ibibazo byaba bikomeye, nubwo intambara zaba zikomeye, ariko baravuga ngo ndakomeje sinzakuvaho. Ahubwo akavuga ngo nigera ku nkombe ya rwa ruzi, uzampe gutegeka amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijuru. Zaririmba indirimbo zigusingiza. Stefano yari mu mutima wa Kristo Yesu, hanyuma atumirwa agiye gupfa. Baraza ngo bari kumutera amabuye, amaso arahumuka, areba iyo atashye, areba ururembo Siyoni, arangije aravuga ngo data we, aba bantu ntibazi ko barimo barakunshyikiriza, baranyihutisha cyane, none uwera wa Isirayeli, aba bantu bababarire ntibazi ibyo bakora. Aba yuzuye imbabazi, hanyuma arazamuka ajya kubana n'Imana. Uyu munsi ni umwe mu batubanjirijeyo. Ese ko abagezeyo bagwiriye, abandi bakaba bari mu nzira, nawe uri mu nzira? Nari ndimo vuga umutima wa Kristo Yesu. Imana yambwiye ngo aba ari wo mugira, nubwo ibihe byagorana, nubwo inzira mwabona zigoye, ariko Yesu we nta adaca, nta adaca. Nagira ngo Yohana yaranditse mu bice 14, ubutumwa bwiza bwa Yohana umurongo wa 4, Yesu yabwiye abantu ngo mugume muri njye, nanjye ngume muri mwebwe, kuko ntimushobora kwera imbuto, ntimushobora guhindura abana bigishwa banjye ntari muri mwebwe, namwe mutari muri njye. Itegeko riravuze ngo guma muri Yesu. Ntiwagira umutima wa Kristo Yesu utari muri we ngo winjire neza. Winjiza umubiri wawe muri Yesu, winjiza ubugingo bwawe muri Yesu, mwuka wawe muri Yesu. Yego umwuka, umubiri n'ubugingo birarindwa kugira ngo bitajyaho umugayo. Paulo yigeze abwira Stefano, Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo we, umva ibi ngibi, ujye wirinda ku bwawe. Wowe ubwawe wirinde, kuko wahamagariwe kuzabana n'Imana, wahamagariwe kuzaba imbere y'Imana ugahoreramye iminsi yose. Ujye wirinda, ariko kandi nunarangiza wirinde kubw'inyigisho wigisha. Za nyigisho za Yesu
ushobora kudakora icyaha ariko imyitwarire yawe igatuma abantu batemera Kristo wababwirije. Uramenye ejo hatagira uhinyura ubusore bwawe, hatagira uhinyura umumama bwawe, hatagira uhinyura ububyeyi bwawe, kuko Imana iragushakaho kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Umuntu uri muri Kristo Yesu wamaze gutebera na Kristo Yesu akaba muri we, uyu muntu aririnda. Ntabwo arira habonye, ntabwo agwera habonye, ntabwo arya ibyo abonye, nta nubwo anywa ibyo abonye. Aratoranya. Erega dufite umujyanama, umufasha witwa Umwuka Wera. Nakubwira ati aho hantu ntuhicare, itonde, hari impamvu yabonye ko utagomba kuhicara. Nakubwira ngo ntukaharire, ujye umwumvira, jya wumvira Umwuka Wera. Igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga Data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Abafite umutima wa Kristo Yesu bagira urukundo. Nubona muri bo ugasanga nta rukundo rw'Imana ufite, ukabona nta rukundo rwa bene Data ufite, ukabona nta rukundo rw'itorero ufite, uzamenye ko wa mutima wamaze kukuvamo. Wongere uhamagare Yesu uti garuka. Nigenzuye nsanga hari ibitagenda neza, kandi ntibizagutangaze abantu bajya bashiramo imbaraga. Umuntu agahaguruka n'imbaraga akirukanka agasiga benshi, ngo ariko yazagenda yagera i Butare agacogora. Baje bagenda n'amaguru, bagenda gahoro, bakazagera i Butare kandi we yaraguye mu nzira ataragezeyo. Ntabwo rero bitangaje nubona urukundo rutakikurimo. Wongere winginge Umwuka Wera agaruke, wongere winginge Imana ikugarukeho, kugira ngo umutima wari muri Kristo Yesu uture muri wowe. Nta kindi kikumenyesha ko umutima uhari ni Umwuka Wera. Nta kindi kikumenyesha ko yagiye ni Umwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo uburyo bwo kumenya ko uyu mutima ufite ahandi buturuka ni ukubanza ukumva. Imana yaguhaye amatwi ngo wumve. Buriya ubugingo ntibugaburirwa n'ibyo kurya turya, ahubwo bugaburirwa n'ibyo twumva. Ubugingo ntibwicwa n'ibyo turya, bwicwa n'ibyo twumva. Imana ishimwe. Hanyuma Abaroma ibice 10 umurongo wa 11 haravuga ngo uwizera wese Kristo. Uwizera wese Kristo. Iyo umaze kumwumva, warangiza ugafata icyemezo ukavuga ati Yesu we ndakwemeye, uri umugabo. Nanjye ndashaka kubana nawe, tukagenda ugafata icyemezo ngo ndakwizeye Yesu. Tayari ahita ahindura gahunda akavuga ngo narigiye kureba umuntu uri Kanombe, ariko uyu nguyu reka manze ajyane uyu nguyu. Akaza akinjira muri wowe, agatura muri wowe, ugatangira mukagendana, ugatangira mukajya inama, agatangira akaguha amakuru y'ibiri bubeho, akakumenyesha amakuru, nawe ukagira discipline mu byo ukora. Nagira ngo rero tugenda tugana ku musozo, hari ibintu umuntu yakwibonaho akamenya yuko uwo mutima ufite. Icya mbere ni ukumva akomeye muri Kristo Yesu, akumva nta wamukuramo, akumva amufitiye icyizere, akumva ubuzima bwe bwose bwomatanye na Yesu. Mbere irambwira ngo umugabo witwa Enoki ngo yomatanye n'Imana amara imyaka 300. Usanga Enoki ahinga akabwira Imana ngo Uwiteka we, ukura urwiri ndi kurukura mu murima, ukuba ibyatsi ndi kubikura mu murima, abari gutunganya umutima wanjye. Yagera muri atelier ye akavuga ati Uwiteka we, uyu munsi ukura urubaho rucishaho iranda rukagenda rumera rwiza, abari gutunganya umutima wanjye. Hanyuma abakiriya baza akababwira ibyaye, akababwira Imana, akababwira urukundo rw'Imana, akababwira imbabazi z'Imana, akababwira imirimo Imana ikora.
Enoki Imana imugenzuye mu myaka 300 isanga arakiranuka rwose, isanga n'umugabo ushyitse, isanga afite umutima wari muri Kristo Yesu. Imana iravuga ngo nanjye ngiye kumusura. Irahaguruka ifunga ijuru, iramanuka mu isi, itambagira nk'uko yatambagira hirya mu rugo nshya, iraza no mu rugo kwa Enoki irakoma. Enoki aza gukingura, ahageze yabona umushyitsi nk'abandi abantu twakire ntibasanzwe. Mujye mubitondera ejo utazakira marayika w'Imana wibwira ngo wakira uyu muntu warangiza ukamusuzugura bikagukoraho. Azari umwana yaba marayika, azari umugabo yaba marayika, azari umugore yaba marayika, uhereye kera kose nta muntu wabonye Imana. Ariko hari abantu twagiye tubona baza barimo barepresenta Imana. Gihe kimwe ngo Aburahamu yari yicaye imbere y'inzu ye, ngo hari igiti cy'amahuri cy'inganzamarumbo, hanyuma ngo yicara agiye kubona abagabo 3 baraje, ngo bashatse gutambuka ati ariko mwanyemerera nkabasuhuza. Ati se mwanyemerera bakakarabya ibirenge? Ati nta kibazo. Ati mwicare tunabazimanire. Bamaze kubazimanira asanga bazanye ijambo ryiza, baramubwira ngo Aburahamu we, ikindi gihe nk'iki Sara azaba afite umwana w'umuhungu. Sara ngo abyumva aranezerwa, Sara ngo abyumva araseka, kubera igihe yari arimo yari azi ko atabyara, amenya ko babashyitsi bakiriye ari abantu badasanzwe. Ngo abamarayika bamara kuva aho bagiye, Imana irimbwira ati ariko se bagiye kurimbura Sodomu, ni iki nakora ntabwiye inshuti yanjye Aburahamu? Ayiwowe icyamukama inshuti n'Imana bafite umutima wari muri Kristo Yesu, aba ni inshuti n'Imana. Amagambo yose iby'Imana igambiriye ijya ibibanyuzamo ikabibamenyesha, ikababwira ibigiye kuba, ikababwira ngo wowe ejo nzanyura aho uzaba uhagaze aha, ejo nzakora ibizaba witwaye gutya. Bagira amabanga y'Imana. Mwuka Wera araza akabasobanurira. Imana idufashe kugira ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma ngo Aburahamu bamubwira ko bagiye kurimbura Sodomu n'Igomora, arangije arababwira ngo none abwira Imana ngo none se Uwiteka we, ntiwasanga abakiranutse 50 bababarira? Imana iti rwose sinabikora ndababarira. Baramanuka bagera ku 10. Aburahamu agera muri cyo avuga, ese Imana ije kureba abakiranutsi, ije kureba abafite umutima wari muri Kristo Yesu, uyu munsi yamusangamo? Nubona utarimo rero ufata icyemezo kwaka ucumiremo Yesu abe muri wowe, nawe ube muri we. Hanyuma aba bantu bagenda bagira imbaraga bakomezwa muri Kristo Yesu. Mwanditsi yaravuze ngo bahwanye n'igiti cyatewe ku mugezi. Iki giti ntikijya kimenya umwaka w'amapfa, ntikijya kimenya ibihe bibi, ahubwo gishoreye mu mugezi gihora gitoha kikera imbuto mu gihe cyacu. Ese igihe cyawe ufite imbuto? Yesu naza hari imbuto abona? Hari agakuru nigeze kuba ndi ku rusengero ku Murindi, haza umudamu no kwizina nabyibagiwe, atubwira uburyo Imana yashyize igiti cy'igitangaza mu rugo iwe. Nagiye kukireba narakibonye, yaratuye ku Muhima. Hanyuma Imana imugiriye neza imuha igiti cy'igitangaza. Iyo winjiraga kuriya winjiye hariya, uko igiti cyitwaraga n'uko waba uhagaze. Niba nta masengesho ufite, igiti cyabaga gikokotse rwose. Niba wuzuye ibyaha, igiti cyabaga rwose kikagaragara ari igiti gihagaze, ariko nta kintu wagikuraho, nta buzima. Hanyuma uko ugenda wiyunga n'Imana, ariko igiti kigenda gihinduka, ariko igiti kigenda uko Imana igenda ikwemera, ariko igiti kigenda gihinduka kugeza igihe cyeze imbuto, kugeza n'igihe abasaruzi baje bagatangira bagasarura. Narabibonye, ntabwo byo kubwira aribyo numvise. Yarabivuze ndi mu rusengero n'ubu ntera intambwe njya kubireba.
uwo munsi navuye Imana impaye akazi nagakoze igihe kirekire. Nagira rero ngo mbabwire ngo ese umutima wawe ni umwari muri Kristo Yesu cyangwa ufite umwari usofera? Umutima wa rusofera warimo ibintu bikomeye, ngo wararagira avuga ngo njyewe nzazamura intebe yanjye gisubishe y'Imana. Uyu mutima uba mu bwibone, uyu mutima uba mu bugambanyi, uyu mutima uba mu bugome bwinshi cyane, aribwo abantu b'isi barimo bakoresha muri iki gihe. Ndakwinginze ngo ugire umutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo ejo naza gutwara itorero, gahunda dufite irajya mu ijuru, ntabwo ari iyo gutura mu isi. Ntabwo turi gushaka ibyo gutura mu isi. Ejo bundi nabonye abantu babishakashaka, nahereye kuri iwacu baravunitse, bicwa n'inzara, bicwa n'inyota, bagiye kugenda ntitwabaherekezanyije n'igihumbi. Wowe uravunwa n'iki? Uravunwa n'iki? Ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni ibyacu. Hunze kubwira abantu ngo ibi ni ibikoresho dukeneye. Iyi megafone ntayifite ntabwo mwanyumva neza. Ntabwo megafone ikwiye kunyerereza kuko ni igikoresho, ariko njyewe nzaba mu ijuru, megafone izasigara mu isi. Ese witeguye kuzabana n'Imana? Yesu ejo nagaruka ko azari afite umutima we akaba ari bajyana, ahubwo wazagusangamo. Uyu mutima rero nta kindi kibihamya, ni umwuka wera, niwe muhamya w'uko ufite umutima muri Kristo Yesu. Aba bantu bagira impuhwe zidasanzwe, kandi iyo baganira bagambiriye gusenga bahuza umutima. Uzi ko mujya mu abantu bajya bazana gusenga, bagera hano bikanga ko connection iboneka kubera ko nta guhuza kuri. Bavuga bati turirimbe, undakare agatera umugongo. Bavuga ngo dusenge, wapi ugasanga nta guhuza kurimo. Barasenga, umwe ari mu rugo, undi ari mu gikumba cye, undi ari mu wundi, buri wese afite gahunda ye. Abantu muri Kristo Yesu rero afite umutima we, bajya bahuza umutima. Ikintu gikomeye cyane, aba bantu bicisha bugufi. Ngo Yesu nubwo yari Imana, nubwo ibintu byose wabiremye, ngo ariko yaraje aca bugufi cyane, abajya hasi y'umugaragu w'imbata, kugira ngo twebwe twese aducungure. Ese ujya ugenda imbere y'Imana wicishije bugufi? Bana yabwiye abantu muri mike ngo dore icyo nshaka mwana w'umuntu nk'iki, ni ukugenda imbere yanjye uciye bugufi, hanyuma nkashyirwa hejuru muri wowe, uhaguruke rusange. Aba bantu ntibajya bizirikana, ahubwo bazirikana bagenzi babo. Hanyuma umuntu wese ajya abona mugenzi we uri hejuru ye ari umuruta. Ndabinginga bene data kugira ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima urawukeneye, nanjye ndawukeneye. Twinginge Yesu, uyu mutima arawutanga. Twinginge Yesu, impamvu zatumye bamwe bawutakaza, uyu munsi azitubabarire. Karibu umushumba. Reka dusenge Imana, twinginge Uwiteka, nyemerere tugize dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana duhe uyu mutima wari muri Kristo Yesu, umutima wari muri wowe. Hanyuma uwo mutima ukuzaho imbaraga z'Imana zivuze kumara kuvugana nawe. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye ko ari wowe Mana ikomeye, ni wowe wenyine ukiranuka, ni wowe wenyine utabara, ni wowe wenyine Mwami w'abami. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'igitangaza. Haleluya, 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 haleluya. Turakutabaza Yesu, turakweretse Papa, turakweretse Mwami w'abami, kugira ngo ubuntu bwawe, kugira ngo imbabazi zawe ziza kubana natwe, utore ibyaha n'ibicumuro byo twageneyemo byose, udukore urubanza rw'ibyaha, aho kutugirira neza Yesu.
turabishimiye uzi igitangaza uyu munsi kandi ukaba ugiye kwigaragaza urugabo n'amahoro yawe uze kubana natwe. Haleluya. Urakoze Mana icyubahiro cyawe ubuntu bwawe bukomeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Komera Imana amashyi cyane. Twese haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Hahirwa ukwikomezaho. Hahirwa ukwikomezaho. Icyambere yavuze ngo icyambere azamurinda, icyakabiri amara kumurinda azaba amahoro masa kuko amuhungiyeho. Basi turacyari kumwe? Twavuze ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Uyu munsi nyemera wikomeze kuri Yesu. Amen. Uyu munsi babarira umunambeho. Uyu munsi babarira umwizera. Numara kumwizera araza kubana nawe, kandi nabana nawe arakugirira neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Ari ijambo rimwe rinezeza. Uyu muntu twamenye witwa Yesu, reka babwire akantu kamwe gatoya. Yaravuze ngo urufatiro rw'Uwiteka wagize gute? Avuga ngo uracyahagaze. Hanyuma kugira ngo ubimenye yavuze ngo yafashe marikeri permanenti rwanditseho ngo Uwiteka azi. Amen. Haleluya. Abantu bashobora kutakumenya ariko kuba kwikomejeho arakuzi. Ugize gute? Aratuzi. Azina amazina yacu. Aratuzi. Azina amazina. Aratuzi. Azina amazina yacu. Aratuzi. Aratuzi. Azina amazina yacu. Aratuzi. Ubwo Yesu akuzi ntabwo bihagije. Ariko twavuze ngo amen. Yesu aba yakuzi ibyo ntibihagije. Abantu batakumenya isi nikumenye baramaze. Ndibuka umunsi Elisa ngo na Gihazi bari bacumbitse ku mupfakazi. Hano bacumbitse ku nzu imwe y'umugore, nubwo ari umupfakazi w'umugore bacumbitse bakajya baryamisha hejuru. Mujye mufata abakozi b'Imana neza. Abakozi b'Imana jya mufata neza gusa. Mufata neza uzaba utunze umwana, uzaba utunze umugabo, uzaba utunze urugo, uzaba utunze amafaranga. Mujye mufata neza gusa. Bararya, baranywa, bagakaraba. Umunsi umwe rero ugakinama baramwanga ati madamu tukumarire iki? Tubwire tukumarire iki? Tukugire umuntu ukomeye w'icyamamare. Bari babishoboye. Tukugire icyamamare. Tukuvuga ni mbere y'Imana se bakumenye. Baratinya. Oya. None se tuguhe ifaranga byinshi ibi miliyari. Tukumarire iki? Ati reka mbabwire. Ndashaka kimwe cyonyine. Haleluya. Amen. Abati jewe ni musabira Imana nibere mu bacu. Nani magambo ndashaka kwibera umurokore. Haleluya. Ariko ndashaka kwibera umuntu w'iki w'Imana. Nubu umuntu w'Imana ufite amahoro, ufite amafaranga, ufite. Twavuze ngo amen. Amen. Twavuze ngo amen. Amen. Twavuze ngo amen. Yarafite icyifuzo cyo kubona amahoro. Afite icyifuzo cyo kubona amafaranga. Icyifuzo cyo kubona umwana. Cyane ibyifuzo bikomeye. Ibyifuzo byari byoroshye. Amahoro. Kabiri umwana.
gatatu amafaranga. Niba wagiye gusenga Imana y'amaguru irashaka gusubiza, ariko urahitamo icyifuzo kimwe mu byifuzo bitatu. Urafitamo icyifuzo kimwe kuko yiteguye gusubiza, ariko urasubiza kimwe cyonyine gusa. Hitamo kimwe mu byifuzo bitatu ufite: umwana, amahoro, amafaranga. Hitamo kimwe. Umugore amapfukamye arakurura amafaranga asanga atamuha umwana, akurura umwana asanga atamuha amahoro yonyine ngo bahagije. N'ubukene bwahitamo gutwara kuko bamuhaye umwana. Amahoro se bo yabana ufite ubukene, ariko ubukene muhita mutwara amahoro. Bigatuma Imana we nimubona yego ndishima, ariko amahoro nayo ndibone nk'uko ubukene bwatwara. Amatereka Mana musabe jyawe musabye amahoro. Haleluya. Imana wirambwira ati wa mugore ahantu waraye usengera simazi uhisemo neza amahoro pa umutima wajemo. Ahantu rero hari amahoro amafaranga atataha ako kanya. Ahantu hari amahoro umwana atataha ako kanya. Tena haleluya. Amahoro inshuti zinazaza. Amahoro cyari ikigega cy'ibintu byose. Umunsi wo gusaba usabe neza, cyangwa bikunde Imana kugira neza mu izina rya Yesu. Tuvuze ngo amen. Uyu muntu twarebera ata, ariko naramugeraho reka maze nakire Etienne nadusuze. Etienne dusuze rwose. Etienne dusuze. Yesu nashimye. Amen. Ese muramwibuka? Muramuzi Etienne? Indera na hose ari umuhanuzi mukuru. Twazafite. Muramuzi? Mwitege ikigiye kubera hano hari. Ikiri burere hano ubwo icumu mamagaza naritera rigasiga umwe ndaritera cyangwa se Etienne nawe aritera. Uri busigare ndamunogonora. Mureza ateye rimwe. Sariteye? Ubu mamagaza ari gutere rimwe. Etienne ariteye. Dewa kubidicu. Uyu mugore akubidiri. Umuhanuzi arimo akubidiri. Uri busigare ndamunogonora. Haleluya. Haleluya. Ikigiye kubera hanga Imana ikizi ntago gakiye. Uyu mama bazanye nawe nadusuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi. Oh, desiramo la folle crise. Umuntu wese mwifurije ikaze mu rusengero rw'Imana. N'abantu bagiye muzanye bamwe twabate kwakirana mwese. Umuhungu w'inzozi turakwakiriye ngo umuhungu mwiza we ndakwishimira mu izina rya Yesu. Umuhungu ni ikinyamakuru cy'inzozi, ikinyamakuru nacyo cyacu urumva dufite ibinyamakuru byinshi twebwe. Rero nawe Imana mvuge ngo Imana imuhe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twese haleluya. Amen. Twese haleluya. Amen. Twese haleluya. Amen. Twese haleluya. Liberata umurwayi wazanye muzanya. N'uwo ari umurwayi wazanye. Umurwayi liberata yazanye. Ari muzanya. Ubwira. Najenda. Ni hora zawe. Bin. Hano imbere y'Imana, imbere y'abantu bayo, hagarara